Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Nyemerera uyu munsi naho twinjire muri Middle East, turebe update zigezweho ndetse turebe ibiri kubera hariya muri Middle East. Reka twakire MS uratwumva? Ndabumva cyane. Yego. Ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bikomeje kwiyongera ndetse no mu Rwanda batangaje ko ingendo zitari izangombwa zigomba guhagarara. Hagati aho muri Irani ndetse na Amerika, Irani na Amerika bihagaze bite ko duheruka bari mu gahenge n'ubungire ngo baracyari mu gahenge, bihagaze bite? Wese buri agahenge kano ko kujijisha. Irani yego uzi ko nyine n'ubundi yafunze muri Hormuz yamuka amata wishaka yego uwo muri hano gusuhuza abadukurikiye nta kibazo yego. So hanyuma no Irani maze gufunga uzi ko mu gihe baganiraga muri ya masaha 21 baganiriye muri Pakistan yego twese ko bari baganiriye ibiganiro byari byabereye muri Pakistan igihe cyo kugira ngo barebe ko intambara yahagarara hagati ya delegation ya Amerika yari yobowe na vice perezida wa Amerika witwa Joe Biden, hanyuma na Basi Arachi yego wari yoboye delegation, ariko nubwo ari delegation buriya yari kumwe na vice ministre w'ububanyi n'amahanga yego akabamo n'umuyobozi w'inteko ishinga amategeko yego. Umuyobozi w'inteko ishinga amategeko wa Iran buriya niwe wasigaye nk'umuyobozi wa Iran. Buriya ni nkawe ukomeye. Buriya ni umuyobozi wungirije umuyobozi w'ikirenga wungirije Mojtaba. Rero tukavuga ko umuyobozi w'inteko y'amategeko wa Iran yitwa Mohammed Bagheri Garbasi yego. Rero nibo bari bayoboye iyo delegation bagenda baganira nyine baganira mu masaha 21, ariko Amerika icyo yashakaga yego nuko Irani yareka burundu gutunganya ubutare bwa uranium burundu, nubwo gukoresha mu bya gisivili nabwo ikabureka, ubwo gukoresha mu bijyanye n'iterambere rya gisivili nabyo ikabireka n'ubuzima bw'abaturage n'iki byose kabireka nyine kubera ko ngo bikanga yuko yaza kuri isasu cya kirimbuzi. Yego, nyuma yuko rero ibyo biganiro navuga ko byafeirinze, ubwato bwa Amerika bwahise bwitambika aho muri Hormuz. Bimeze bite, bihagaze bite muri iyi minsi? Buriya nuko isi bayijijisha, ariko ntabwo ari nyuma yuko ibiganiro byanze. Yego. Ubwo mu biganiro mu hagati muribuka ko twababwiye kugira ngo duhe gukora twababwiye amato ya Amerika. Yego. Abiri manini yaje kuza azoye nakajugujugu helicopter twabivuze urumva. Yego. Baje gutegura na mini za Iran nazo twazivuze ngo tuzisubiramo nyabona ubwoko muri twababwiye. Yego. Hanyuma urumva nyine ubwo icyo gihe muri Amerika mu binyamakuru abayobozi bari bicaye ahantu bavuga ngo ari ikintu kidasanzwe kibuze nyine n'abanyamakuru babizerwa kuri leta nabo baba tayari urumva. Yego. Barimo kwandika ko Amerika igiye gukora amateka, Amerika igiye gukora ibintu bidasanzwe, ariko ibyo bintu bidasanzwe twibazaga ibyo ari byo tugasanga mbega tutangiye gutekereza byari ibyo barimo kuvuga. Dukurikiranye dusanga koko amato yabo mu gihe bari mu biganiro bashaka gufungura Hormuz nyine. Mu gihe bari mu biganiro ici nyuma yo ubwayo leta z'ubumwe za Amerika ici nyuma ijya gufungura Hormuz cyangwa se kuyifungamo. Ijya kuyifungura, iyo yashaka kuyifungura. Ubwo no kuyifungura byanze niko kugenda bahita bajya mu nyanja ya Oman. Mu nyanja ya Oman bahita bategamo nyine bahita bafungira aho ngaho. Niho bafungiye. Ni ukuvuga ngo amato rero ubwo ngo babanye indege n'amato n'iki byose bafungira aho ngaho kuko Irani kuyisimbura aho yafungiye byabananiye no kuyinjirira. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu bo Amerika niyo muri hari yuko Amerika yafunze Hormuz. Yego. Ariko mu by'ukuri abantu bazi kana gace ntago ari muri Hormuz, ntago ari Hormuz yafungiye mu birometero byinshi cyane ugana imbere. Yego. Iragenda irafunga nyine kuya amato Irani yarekuye iyo nikagira gute iyo nikagira ko cyangwa se ni nko kugira ngo nyine
ibangamira urujya n'uruza rw'amato mu nyanja, amato mpuzamahanga. yego Ayo Irani yagiye yemerera, kuko Irani yavuze ko amato yafunze amato, ariko abasabye uruhushya irabarekura kubera yuko bitewe n'uko babanye nayo. ubu se kuba Amerika wenda yarafunze hariya bisobanuye gutsinda intambara kwa Donald Trump, ko aje gukuraho navuga systeme cyangwa se ubuyobozi bwa Irani, agahindura ndetse agatwara na zira Iranium. Buriya gufunga aho umunsi ndumva ari ikintu kindi cyiyongereyemo cya gatatu, ngire ngo nyine abanyamerika bo babifata nk'iturufu yo kunaniza Irani kugira ngo Irani igire ibyo yemera. Irekure nyine ku buryo mbega yoroshye ku buryo yatanze, cyangwa se igire ibyo yigomwa. yego Ariko mu by'ukuri abakurikiranira hafi ibintu bijyanye na politiki na diplomasi n'ibintu bijyanye n'intambara, n'abahanga mu ntambara n'abahanga mu bijyanye n'ubwirinzi, yego bigaragara yuko Amerika uko babibona mu mboni yindi, turebeye mu bitabo bindi binini, tubona Amerika hari yaragaragaje intege nkeya, kuko yananiwe gufungura uyu munsi nk'uko yabyemerewe. Tuzi ko atagiye kuvuga ngo izarasa ku kirwa cya Karg, urumva? yego iyo tutaba dukurikiye ku kirwa cya Karg aricyo urebye ubukungu bwa Irani bushingiyeho, yego kubera ko iriya nyanja irimo ibirwa byinshi, ntabwo ari Hormuz yonyine. yego ibirwa bigera muri 30 na Kargan si hahandi bavugaga habanza gucishwa peteroli ya Irani mbere yuko yerekeza ku masoko hirya no hino ku isi. Irani batunganya peteroli bakayikura ahandi abantu hose batunganyirije hose mu bijurirwa n'ahandi hose, bakayihuriza kuri Karg, noneho bakayishyira mu matanka, mu bigega bigapakira amato agahita akomeza ajya nyine mu mahanga yandi. Donald Trump yari ahafite ikihe cyifuzo? Yari afite icyifuzo cyo kuba yahafata cyangwa kuba yahaturitsa? Yari afite icyifuzo cyo kuhafata, abona ntibizashoboka, avuga ko azahaturitsa. yego Sinzi rero ikintu cyatuma atahaturitsa no kuhafata, gusa ikigaragara nawe arimo arabona ko intambara atari ibintu byoroshye, atari kuvuga gusa ngo ndakomeye gusa ubu byerekana mukarwana. Ikigaragara rero Irani yabaye ibamba. yego buriya abanyamerika hari ukuntu bapanga ibintu nyine nk'abantu b'ibihangange, yego bakabipanga, ariko noneho bitewe n'aka kantu tujye kugarukaho, ko akantu ko kumva iyo kuri hejuru y'abandi. yego nababwiye ko énorme arrogance qui ne veut pas que les autres les corrigent, ils se sentent toujours superbes, ils se sentent toujours supérieurs aux autres. ngo buri gihe umuntu utemera ko bamukosora énorme arrogance, buri gihe aba yumva ari hejuru y'abandi, ari we ubuvuze ukuri cyangwa ari we ubuvuze ibintu bya nyabyo, yumva ari kikongo cyangwa se king. ni muri ubwo rwego rero Amerika n'abantu bumva ubuhangange bwa Amerika hari igihe bumva yuko wenda bafitemo ba jetiri mu gisirikare b'ubunyabibereyemo, cyangwa ba Jackie Chan, cyangwa se wenda ba Schwarzenegger, yego abarambo wenda akaba aribo basirikare babo. N'abandi rero ni gutyo bumva ko bari hejuru, ariko muri make bumvaga baturitsa Karg kugira ngo bahombye Irani, kuko buriya muri za 84-85 uriya perezida Trump ataba perezida, yego yajyaga avuga yuko Amerika kugira ngo ice Irani intege, baramutse badafashe Karg nta kintu na kimwe bazaba bakoze. Ile do Karg cyangwa se Karg Island. yego ubwo rero uvuga ngo Karg ni ubukungu, bisobanura ubukungu bwa Irani. yego hanyuma bakavuga ngo bayituritsa Irani, ikavuga iti ngaho muzibeshye ntabwo tugire gusa bameze ko bana bashiyo, ariko ntabwo baturikije. Agahenge rero gasa naho agahenge kahengetswe, gasa naho karimo karagenda karangira. Iminsi bari batanze y'agahenge ni kugera kuri 22 ngire ngo agahenge karahengetswe, nubwo Amerika irimo aravuga ngo Irani nitagira ibyireka ngo ntabwo bizashoboka, ariko muri make muri Amerika impamvu navuze kuri ya mbere nuko Amerika muri abanyamerika bavuga ko babaye arrogance yabaye nyinshi, bagaciduka bari gukora amakosa. yego ni ukubera yuko bumva ko ari ibihangange pe, urumva ntabwo ari kubyiyumvamo gusa. Amerika ni igihugu gikomeye,
igihugu gikomeye cyane urumva ariko noneho bagukomera gutuma abantu bakirimo bamwe na bamwe bitewe n'inyungu zabo bafite cyangwa se batarebeye ku nyungu z'igihugu gusa barebeye no ku nyungu zabo hari imyanzuro bafata bitwaje ubwo buhangange bwa Amerika noneho iyo myanzuro ahubwo ikavamo gutangira kugaragaza imbaraga nke za Amerika no kuyambika ubusa yego bakatangira iyo myanzuro igatuma imbaraga nke za Amerika zigaragaza ubwazo yego abantu bize filozofi bazi ikintu bita neca umwimerere w'ikintu hari igihe ukora ikintu uko ubishaka ariko umwimerere wacyo ukanga kwigaragaza yego ubwo rero ni ukuvuga ngo Amerika kuba yaragiye gufungira ahandi ni imbaraga nkeya yakabaye kuko batangiye bari mu biganiro batangiye gutegura ziriya mine bagiye bazitegura bagategura bakataka ubwato bwa Iran kuko bari bavuze ko igisirikare cya Iran nicyo bagiciye intege mu bijyanye n'imizinga muri drone n'imizinga bagiciye intege kuri 90%, hanyuma drone ubujyanye na drone babaciye intege kuri 95%, urumva yego hanyuma noneho ngo igisirikare cyo mu mazi cyo cyararangiye burundu Navy ibwo igisirikare cyo muri Iran cyo mu mazi ugikonye kwa Perezida Trump yagiye ivyo bintu bitangaza hanyuma ngo Hormuz kabari ari ndo yifunze ni bagiciye intege barangiza ntibace muri Hormuz ko bishakiye nyine numva nicyo kibazo nyine urumva bo baravuga ariko amagambo akarusha ibikorwa ubwinshi yego ndetse rimwe na rimwe bigatuma na perezida wabo nyakubahwa Donald Trump nawe hari igihe abantu bamucisha mw'ijisho bitewe na disikuru yavuze uyu munsi ejo akavuga contradiction yayo akavuga yivuguruza ejo bundi gutyo abantu bakajya bakamufata nk'umuntu udafatika utafata icyemezo kandi umuntu ugenda wenda urindagura ibintu kugira ngo umuntu utabasha gufata icyemezo muri make ubibonera mu kuhagera ahindagura ibintu yego wenda reka tubivugeho hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga uri kuhasanga amatamnera cyangwa se inkuru zitandukanye zanditswe n'ibitangazamakuru bavuga ko Donald Trump yasubije papa abandi ngo papa yavumye Donald Trump nyine ubwo ni imitwe y'inkuru ikurura abantu ariko ikigaragara cyo hari icyabaye hari icyabaye amaze iminsi saga ikomeye cyane yego iyo saga rero yatangiye igihe papa yavugaga ku ntambara y'uburasirazuba mu gitambo cya meta yasomeye ari i Roma yego nako Vatikani Vatikani uko rwaye Vatikani igihe n'ubundi barumva iri Roma uzi ko iri muri Roma mo hagati n'ubundi iri muri Vatikani igihugu kiri mu kindi gihugu noneho kiba kiri no mu murwa mukuru w'icyo gihugu kivuze arimo yego rero papa yavuze yuko icyo asaba ari uko abantu bose bahagarika intambara ari abashoza intambara n'abayishozwaho bakumvikana amahoro akaboneka abantu bakatuza bakagira amahoro bakareka guteza isi ibyago urumva yego hanyuma rero Donald Trump abyumvishe ntabwo yabyishimiye perezida wa Amerika nyine nyakubahwa Donald Trump rero bamwita Donald John Trump mba numva bavuga ka J nkagira wenda ngo ni J cyangwa ni John okay yitwa Donald John Trump yego ubu rero akaba ari nyakubahwa perezida wa Amerika nyine ntabwo yishimiye iyo disikuru yavuzwe na papa muri icyo gitambo cya meta yego ubu rero wongera ngo ni ku rubuga rwitiriwe mutagatifu ari Pawulo yego nawe yabivugiye noneho Trump atabyishimiye noneho aza kuza guhura n'abanyamakuru nawe aramusubiza aravuga ati papa ibyo yavuze buriya urumva mutarimo kugira kubusanya cyangwa se wenda papa ko atagushyigikiye yego ahita avuga ati papa nitwe twamushyizeho twanamukora tubishatse yego hanyuma papa nawe nyuma aza kuza kubireba aratekereza aza kureba aravuga ati aya munofiya uvuyu ntabwo mufitiye ubwoba ariko ukavuga nde avuga ati Trump avuga ngo amunofiya uvuyu ntabwo mfite ubwoba bwawe ntabwo ngutinya yego
ubwo nyine ubwo ni Trump nyine bavugaga papa yavugaga hanyuma papa akaba arimo gutegura ingendo ku isi hose nyine ingendo ze akorera ku isi yego akaba agiye kuzajya mu bihugu bya Afurika yego no kujya muri Algeria ariko yatangaje yuko yateguza abantu bose aravuga ati nayo ni interview yatanze nanone yego aravuga ati abantu basenge cyane kuko isi yugarijwe n'ibibazo itikamiwe n'ibibazo biterwa n'agatsiko k'abantu bake bari ku isi yego bakurikirana inyungu zabo yego deja urumva niyasaga nyine ikomeje nyine ya papa na Trump yego ejo bundi nagize gutya mbona ngo Donald Trump hari ifoto cyangwa se ishusho yamwerekanaga asa na Yezu arimo arakiza abantu nayibonyeho cyane irakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga noneho yageze kuri True Social ye ni True Social ni ya Trump yego noneho iyo foto yaje kuyisiba ariko yari yagezeho ayisiba yagezeho rero abantu baravuga ngo Donald Trump noneho utangiye kwigereranya na Yesu n'umukiza yanakizaga n'abantu noneho bitewe n'ukuntu AI yagiye itunganya akiza abantu harimo n'abasirikari abakoraho nyine nka Yesu yego rero nawe yahakanye ko atari we wabikoze atari ko biriya nta naho bigaragaza ko ndi Yezu ati nese mwabonye mfite umusaraba yewe nanyiza gukorera umusaraba nka perezida Neva w'u Burundi oya nta musaraba yari afite ibyo byose wa musaraba Neva w'u Burundi ntabwo yabikoreye oya ibyo byose rero bikomeje kugira Donald Trump umukuru w'igihugu cyangwa se nyakubahwa ukomeye cyane ariko w'umusitari nanone bishobora kumugira umusitari nyine nk'umuntu wavuzwe cyane ariko nanone bikamuminimiza mu myumvire y'abantu bikamutesha agaciro mu myumvire y'abantu kuminimiza nyine yego no gutesha ikintu agaciro ukakiminimiza nyine ukakigira niba yari umugabo ukabota kariya kagabo niba ari umugore ukavuga kariya kagore ibintu byo kuminimiza nyine yego hanyuma bimutesha agaciro yego n'ababimukoreye wenda niba ari bakoresheje kugira ngo wenda babikora babizi ko wenda kugira ngo hagire ikigaragara ariko uko bigaragara wenda ashobora kuba yarimo kwerekana yuko wenda y'abanyarwanda ashobora gukiza ariko abanyarwanda bamaze kumenya ibyo kureba autorité iri hagati ya leta y'Iran n'abaturage bayo ni ibintu bitashoboka yuko bapfa gutandukana se yego MS nkurikije wenda ibirimo biraba uburyo ibiganiro byabaye uburyo kariya gahenge kahengetswe ndetse n'ubwo buryo wenda buri uburyo amata ari muri Hormuz ese buriya intambara ntiyabiri gututumba yindi ko ibisasu nanone byakongera bikisuka nk'imvura byaba ibya Iran ndetse n'ibya Amerika na Israel n'ubundi uko bigaragara n'ubundi ari Iran yiteguye intambara Amerika nayo izakira intambara ku rundi rwego yego ariko abikurikirana hatavuga Amerika intambara izajya ku rundi rwego izabishyira ku rundi rwego rurenze uruye rwego yakoresheje indege ifite izakoresha zindi ni izihe hari kuri F-35 Lightning fighter jet yego F-35 uko ariyo ndege ikomeye bafite ndetse ko bafite n'indi bita F-20 bafite n'indi bita F-22 Raptors yego nayo ifoka na kabiri irakomeye cyane nayo ishobora kwitaba ntabwo na radari ariko ikomeye ikirango cy'ubuhangange bwa Amerika ni F-35 yego hanyuma wenda akaba haza na zitangane za B2 bomba ziriya bagiye gukubita hano ubuvumo nyine zicukura ubuvumo urumva za baka urumva yego rero rero abantu bakabiri bazakoresha ibindi amaso bafite akomeye ko bayazanye bakareba ko bafite Amerika ndetse n'ibikoresho ishobora cya kirimbuzi hari ingabo ziri kuza za Trump naho zejo mbibona
zishobora kuzagera hariya hafi muri iriya nyanja yo hafi ya Irani, ubwo ni hafi ya Isiraheli nyine, ingabo zirwanira ku butaka zigera mu bihumbi 6. Abandi ba airborne. Yego, rero abo ngo bazaza bahondesha kinubi Irani. Ntawabihamya kuko nta handi hantu tuzi bahondesheje kinubi na Somalia bararwanya bivanye kandi ko igihugu cyo muri Afurika. Ndetse nabura bushobozi bwose bazibuka muri za 90 hari umuperezida bitaga Ziyad Barre, yitwaga General Ziyad Barre. Yego. Oyo Somalia icyo gihe ari afatanyije n'umugabo mukuru w'ingabo ze witwaga Colonel Faridi. Bahanganye n'abanyamerika karahava bararwana pe. Yego. Bikomeye cyane kuko abanyamerika bavuyeho birukana. Ni nayo mpamvu bumvisha abanyamerika uriya munyamahanga wa Amerika yapinze delegation ya Amerika uriya bita Bolton. Yego. Wabaye umunyamahanga wa Amerika muri manda ya mbere ya Trump muri 2010 na 17. Yego. Icyo gihe rero uko imanda ya Trump yashobora kugeza 2021. Urumva? Yego. Icyo gihe rero uwo niwe wari sekretari wa leta Bolton yatangiye avuga yuko nawe ibintu by'intambara yavuze ko gutsindwa kwa Amerika ubwabyo. Yego. Yigaragaza kuko bari mu biganiro baratsinzwe ngo bakabaye bakemwa abantu bishoboye ko nawe yabivuze mu buryo nyine nk'umuntu nawe nyine ufana leta ya Trump. Bana kwenda kugaragaza yuko ari sekretari wa leta wari ukomeye gutabahari. Yego. Ariko mu by'ukuri Amerika ugiye kureba ubona intambara n'ubundi ishobora kuzaba uko ibihugu byinshi yagiye bitera akindi kintu kirimo cyose gusigamo umwivumbagatanyo n'ibintu bibi cyane bisigaye bihaba yuko bakagenda bagasubirayo. Yego. Kandi ibyo bihugu byose biri munsi ya Irani mu bijyanye n'igisirikare ndetse na tekinoloji zabyo. Yego. Ndetse Irani ikagira gukomera kwayo ikagira no gukomera kw'inshuti zayo. Yego. Ariyo mpamvu rero uyu munsi nimugoroba kuri mugoroba washize mu gicuku habonetse indege zo bita cargo. Za ndege zitwara imitwaro nyine indege bari binini cyane biro biruta izindi ndege. Yego. Zitwara imitwaro myinshi. Rero abanyamerika bazibonye inkuru nari bavuga ko babonye indege 3. Yego. Cargo ziva mu Bushinwa zije mu kirere cya Tehran. Mu kirere cyo muri Iran nyine. Yego. Zigeze muri Irani radari banzira ku maradari bahita bazibura nyine inyijoro bajuru n'amaradari bahita bazibura. Yego. Ubwo rero abanyamerika bahita banzura n'inshuti zabo yuko ari indege z'Ubushinwa ngo zizanye intwaro. Umusada w'Ubushinwa uje gufasha Irani. Yewe ndimo kurebamo. Yego. Zano zizatera ntabwo ingabo ibihumbi ajya umwibombi 6. Hari ibihumbi 6 bisanga ibihumbi bigera muri 50 n'ubundi biri muri iriya Middle East n'ubundi hafi hariya. Birahari nyine ngo bizaba bibaye 500 ariko se bazahangana na miliyoni zirenga nyine hafi 5. Biragoye cyane. Hari n'ikindi gikurikiyeho bari abantu bari iwabo mu rugo abanyarwanda bari iwabo bazi buri nguni yose barayizi. Kurwana n'umwana wamenyereye iwabo azita n'ukuntu zimeze buri kimwe cyose indake yazicukuye biragoye ku ntambara y'ubutaka umusanzi wabo. Yewe rero ikibazo mfite ni kimwe. Uriya Amerika je ukuntu mbibona mu bitaro bindi byanjye binini. Ndimo ndabona Amerika ishobora kuzakoresha imbaraga zose kubera ka kantu ka rwose nakubwiraga ko tumva abandi ikibagiza yuko Irani ifite ibisasu itarakoresha ndetse cyane ibisasu byo kurasa mu nyanja ku maso. Yego. Nta kimwe yakoresha. None Amerika yazageraho ikanga guseba igakoresha kirimbuzi. Nyine nandi nizo mpungenge zifite ntabwo bwo bafite kuko Amerika kare babajije umuyobozi w'ubumwe bw'Uburayi yitwa Ursula von der Leyen. Yusi? Ni nuhe wa Amerika? Ni umuyobozi w'ubumwe bw'Uburayi. Yego. Uwo muyobozi w'ubumwe bw'Uburayi rero bamubajije. Yego.
tubwire ko Amerika mutumvikana nayo duhuza mu Amerika mu bita zagira ikibazo nayo namwe kazabaza neza Trump yavuze yego abamubaza bati se Iran umunyamakuru amuga ati Iran ati muri za biganiro byabanje yabanje nyine iminsi 12 yego Iran ngo yari yemeye kumenamwo amazi kugira iyutinga kugabanya nyine ubukana bwa Iran umunyabo kuko umuyobozi w'abanyamahanga bwa Iran minisitiri w'abanyamahanga Abbas Araghchi yego yavuze yuko Iran ifite ibiro 43 n'ibirenga gakeya yego ayo ngo bakwemera kubiriyotinga bakabigeza ku rwego rwa 30 urumva bavuye kuri 60 noneho bagasigara bakohereza n'abandi bashinzwe muri cya kigo cy'impuzamanza gishinzwe kugenzura iby'intwaro za kirimbuzi yego bakaza kugenzura cyangwa kugenzura nyine ishyirwa mu bikorwa by'ibyo bintu yego mu gihe Iran imaze kubyemera ngo Amerika yita irasa intambara itangiye icyo ubwo intambara itangiye icyo kuri iyi ntambara y'iminsi 40 imaze kugera mu minsi 40 iyi ngiyi nibwo itangira nyine yego bakibarasa nibwo bayije itangira ubwo ngubwo rero none uwo muyobozi w'umurwa yitwa Yusuf Van der Leyen urumva yego babuwe yagiye avuga ati ubundi jewe ntabwo mbona ibibazo umuyobozi w'ibihugu by'Uburayi byose ati ntabwo jewe numva ukuntu jewe Iran iteye ikibazo Amerika yego ati se mu bihugu byose bifite intwaro kirimbuzi ati igihugu cy'igisazi numva jewe navuga ko ari igisazi na Amerika kuko niyo gikoresheje mu bihugu byatumye intwaro bitunze nka kirimbuzi igihugu cyagaragaje ubusazi kurusha ibindi na Amerika kuko niyo yazikoresheje yego batubwira Iran izagira ubusazi burenze bwa Amerika ntabwo mubyumva ni nko kujomba igikwasi kuri Trump ibyo nakuvuga bya magambo n'umwana y'amashito baba bakora agenda atesha agaciro ubushobozi bwa perezida nuko abantu bamureba ubushobozi bwo gufata ibyemezo yabufata kuko wenda bafite imbaraga urumva yego ariko mu bushobozi bwo mu bwonko bw'abantu n'ukuntu bafata undi muntu bakamufata nk'aho atari tayari yego ubwo rero urumva n'umwe bw'Uburayi n'umubiri inyuma ubwo maze ko ushobora gutumira inama irimo ibihugu by'Uburayi n'ibihugu byinshi byose bikomeye yego bakajya kwiga ku kibazo cya Hormuz niba bakoresha imbaraga cyangwa se ibiganiro ariko uko bigaragara uko ariko kose Iran n'inshuti zayo bariteguye kandi Amerika nka kwa kundi bagiye ngo bazakiriza ubwato bwayo bazabukiriza munsi y'inyanja yego iya bintu bishobora kuba kubera yuko ari nuza ari buke ufite Poseidon yindi wambwiye umuzimu w'amato niyo nibyo bufite n'amato yo mu mazi menshi ufite n'ibindi bintu byinshi cyane mu mazi byinshi ari Ubushinwa bufite Dongfeng iyo Dongfeng rero Ubushinwa ntabwo nabashije kukigaho se yego no gusomera mu byanditse mu nyuguti mu byanditse mu gishinwa ntabwo cyetse hagiyeho translate ubwo rero Dongfeng irahari kandi zirazo nimbi cyane kabisa yego nazo zina kumenya aho bishimika kandi bafite n'ibindi bintu mu mazi byo ku rwego rwo hejuru urumva rero Amerika ishobora kubikinisha gutyo ugasanga ubwo bato babukucurije hasi munsi y'inyanja ikohereza izindi bisasu nayo nabura Iran kunema kuvuga ngo ntabwo yabasha kurasa muri Amerika ariko jewe ntabwo bigenda Iran yavugaga ko ifite misile zitarengeje range y'ibihumbi 200 urumva yego irangije irasa muri Diego Garcia Diego Garcia ni hejuru hirya muri za Chypre hirya hafi y'ubugere kina Chypre ni mu Burayi bwa ruguru ya za Turkiya yego urumva muri range y'ibihumbi 4 birenga kandi batuze ko ifite range misile za range y'ibihumbi 2 gusa yego
ubu rero igihe kiriya kintu cyose ko Irani no kurasa muri Amerika ari igihe bashiduka naho yarasheje. Yego. Noneho bakibeshya bakaza igisasu cya kirimbuzi kuri Irani, kandi Irani mwibuke muri 2022. Yego. Irani iriza kugerageza igisasu abo mutingito abantu hafi mu bato bwo hagati bamwishe cyane ko n'ibindi bihugu bagiye bumva gake gake. Yego. Abanyamerika batangaza ko igisasu cya kirimbuzi Irani yagerageje. Yego. N'abandi bahanga bandi bafite zabo abanyaburayi nabo babitangaza gutyo kigera bacyumvikana cyane. Yego. MS nyemerera rero wenda iminota irimo iradusatira igihe kirimo kiratujyana. Wenda tube duhinira cyangwa se tube dusoreje hangaha. Reka dusoze wenda tuvuga yuko impamvu nasobanura ibyo bintu. Yego. Urango aza gutavamo intambara kirimbuzi. Kandi intambara kirimbuzi y'amutibaye ntago Amerika yasigara no bayirimbura. Bose yaba yararwaniye. Rero mwabamva amahoro ariyo ya mbere bari gukuru bakora ibintu bikagenda mu mahoro bakumvikana Irani kabaho na Amerika bakabaho ubwo bagahuza inyungu bose bagakira kugira ngo bagendere mu bintu byo nakora kwa Israel bya Amerika Amerika ngo Israel ivuze. Yego. Ubwo basinyane yuko Irani ibyo yikizemo byo kuvuga ngo izari muri Israel ikarita y'isi wenda yabari zo baburanaga yani wenda ikabivuguruza. Yego. Aho ngaho mbona bari ko byakabaye bigenda. Murakoze cyane. Reka tugushimire kandi dushimira n'abari badukurikiye. Twari turi kumwe na MS wacu abenshi bakunze kwita MS w'Imana. Rero nakagaruka ciao ciao. Imana ibarinde.